tuguhaye ikaze kuri Mr. Sam Entertainment. Yes, uyu munsi tukuzaniye akantu k'ubwenge. Ni uburyo YouTube ihemba ndetse n'ibihugu bifite views zihenze nk'uko wabonye umutwe w'inkuru. Ikindi turakwereka niche cyangwa se agace ushobora guteguraho video ukajya ubona amafaranga menshi. Yes, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro aho kigezweho nanjye Mr. Sam. Ushobora kugiramo uruhare wandika muri comment igitekerezo cyawe uko ubitekereza. Ikindi ntiwibagiwe gukora like kuri iyi video kuko ndabizi ni y'ubwenge. Nizere ko iza kugufasha kumenya ibintu byinshi bijyanye na YouTube. Ikindi ushaka gukurikira video zacu zijyanye n'amasomo ya YouTube, urajya muri playlist ya Mr. Sam Entertainment. Ushobora guhita ubona ahantu handitse YouTube tutorial, urahita uhabona handitse YouTube tutorial. Urahita ubona video zose zijyanye na YouTube, zijyanye no gukorera amafaranga, byose urahita ubibona. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Yes, waruzi ko umuntu ushobora kumurusha views akakurusha amafaranga, cyangwa se we akakurusha views ukamurusha amafaranga? Ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Tugiye kurebera hamwe, ndetse turaza kurebera hamwe n'ibihugu bifite views zihenze. Yes, nk'uko twabibabwiye rero tugiye kubereka niche cyangwa se agace ushobora guteguraho video niba ushaka gukora YouTube business cyangwa se ushaka gukora amafaranga ya YouTube. Urimo kubitegura neza. Hari niche cyangwa se video runaka zijyanye n'ibintu runaka zishyura amafaranga menshi. Urugero, video zijyanye na films, music cyangwa se finance. Ibintu bijyanye n'amafaranga nabyo biri mu bintu byishyura amafaranga menshi. Films, finance cyangwa se music. Ni ukuvuga ngo finance ni ukuvuga ngo ushobora gutegura content zijyanye no kwigisha abantu uburyo bakorera amafaranga. Hanyuma niche zihemba make, harimo nk'izijyanye na gaming, kumwe usanga abantu bakina game hanyuma bakaplodinga ayo mavideo. Nabyo bibamo amafaranga, ariko ntabwo ano mafaranga yangana nayo muri music cyangwa se muri films. Ikindi ni video z'abana cyangwa se made for kid video. Ziriya nka za cartoon usanga nazo zidahemba amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo izi ni imwe muri niche zihemba amafaranga menshi n'izidahemba menshi. Ni muri make nk'uko twari twaziteguye. Hanyuma ikindi kintu gishobora gutuma guhemba amafaranga menshi ni watch time, amasaha bamara bareba video zawe. Niyo mpamvu ufite kureba video ukayirangiza niba wayishimiye, cyane cyane nk'izo kuri Mr. Sam Entertainment z'ubwenge, ukayireba yose ukayirangiza. Icyo gihe wunguka ubumenyi bwose cyangwa se ibyari bikuyemo byose urabyunguka, ndetse na nyiri video ayo masaha akaba yabonye, bityo amafaranga akaba ashobora kwiyongera bitewe n'uko iyo urebye video yose ikarangira bingana n'uko uba warebye advert cyangwa se advertisement, amatangazo yose yamamaza aba ari muri iyo video uba wayabonye. That is why, niyo mpamvu iyo umurebye video yose bigirira akamaro nyiri video, ndetse nawe bikagwirira akamaro kuko uba warebye video ibikuyemo byose nawe uba wabibonye. Hanyuma ibihugu bifite views zihenze, ni ukuvuga ngo niba ufite channel ukoresha ururimi rw'icyongereza cyangwa se izindi ndimi mpuzamahanga, ukaba ukurikirwa n'abantu bo muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia n'Ubwongereza, ahangaha uba ufite amahirwe menshi yo kuba wahembwa amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo mu bihugu bifite views zihenze,
cyangwa se ushobora kurebwamo n'abaturage baho ukaba wagira amafaranga menshi. Icya mbere hari Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia ndetse n'Ubwongereza, United Kingdom. Hanyuma YouTube ngo iguhemba mu buhe buryo? Uburyo YouTube iguhembamo ni uburyo bubiri. Hari ibyo bita CPM and RPM. Uvuga ngo CPM ni cost per mar. Aya ni amafaranga aba advertiser bishyura YouTube mu gihe video yawe imaze kugira views 1000. Yes, ndagira ngo aka kantu mukumve neza nakubwenge. CPM ni amafaranga aba YouTubers, aba advertisers nukuvuga ngo iyo ufite channel umaze kuba monetize, abantu bashyira amatangazo yo kwamamaza muri video zawe bayashyiraho, ndetse bakayashyiraho bamaze kwishyura YouTube. Amafaranga bishyura YouTube rero niyo bita CPM. Hanyuma RPM ni amafaranga YouTube iguhemba imaze gukataho ayayo. Nukuvuga ngo aba advertiser, abantu bamamaza bahereza YouTube amafaranga, ayo niyo bita CPM. Hanyuma YouTube igakuraho ayayo, asigaye ikayahereza nyiri video, nyiri video, nyiri iyo channel, ayo niyo yitwa RPM. Yes, rero ni utuntu tw'ubwenge twari twabateguriye. Aka video nakubwenge cyane cyane ku bantu baba YouTubers cyangwa se abifuza kubaho, bifuza gutangira uru rugendo rwo kubaka YouTube channel. Aka kantu n'ubwenge ushobora kugasharinga ku bandi bantu bose b'inshuti zawe uzi bakora ibi bintu. Ikindi ahandi waba ufite ikibazo naho ushobora kutubaza, cyangwa se ukajya muri playlist yacu nk'uko twabibabwiye, ukajya kuri YouTube tutorial video. Aho ngaho ugenda uhabona video zose zirimo amasomo ajyanye na YouTube. Byose ni kuri Mr. Sam Entertainment. Turagushimiye cyane.